Byagorana ko mu nkuru z'urukundo nyinshi wagiye wumva ku isi zatondekwa hakibagirwamo inkuru ya Chris Brown ndetse na Rihanna. Iyi ni inkuru y'urukundo yavugishije abantu benshi ndetse iza no kubera inspiration bamwe mu bantu batangiraga inkundo cyangwa se bifuzaga kujya mu rukundo. Ariko nk'uko babivuze nta gahora gahanze. Ijoro rimwe mu mateka ryahinduye ubuzima bw'aba ngaba bombi ndetse rishyira iherezo ku rukundo rwabo. Uyu munsi niyo mpamvu naguteguriye iyi nkuru yuzuye urukundo, ubwamamare, intsinzi, amakosa, amarira n'amasomo yasigaye yigisha isi yose nyuma y'urukundo rwa Chris Brown na Rihanna. Ngiye kugushyirira umucyo ku nkuru utigeze usobanukirwa neza cyangwa se bakubwiye ibicece ntibayikurangirize neza ngo ubashe gusobanukirwa. Ese aba ngaba bombi urukundo rwabo rwatangiye ryari? Ese ugutandukana kwabo ni iki kibyihishe inyuma cyangwa se ni iyihe ntandaro? Ndongeye nkuhaye ikaze ugeze kuri The Focus X TV, mwibutsa gukora subscribe, like, share, comment ndetse tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka ngusobanurire ubundi ibi byose uko byatangiye. Chris Brown yavukiye muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 5 Gicurasi mu mwaka w'1989. Akiri umwana muto cyane yakundaga Michael Jackson, yamaraga amasaha menshi yigana imbyino ze, dore ko Michael Jackson mu gisate cy'umuziki yari icyamamare gikunzwe cyane ku isi hose. Abaturanyi ba Chris Brown batangariraga impano ye kuko yashoboraga kuririmba ndetse akanabyina nk'umuhanzi ukuze kandi akiri umwana. Mu mwaka w'2005 Chris Brown yasohoye album ye ya mbere, indirimbo yitwaga Run It. Yahise iba iya mbere muri Amerika. Chris Brown yari afite imyaka 16 gusa muri iki gihe. Ku rundi ruhande, Rihanna yavukiye muri Barbados tariki 20 Gashyantare mu mwaka w'1988. Ubuzima bwe bwo mu bwana ntabwo bwari bworoshye. Yakuze abona amakimbirane menshi mu muryango, ibyari bimugoye cyane kugira ngo abyigobotore. Mu mwaka w'2005 Rihanna nawe yasohoye indirimbo yise Ponder Play, ihita ikundwa ku isi yose. Nyuma yaho yakomeje no kugenda akora izindi ndirimbo nyinshi zagiye zigarura imitima y'abantu kugeza igihe yasohoraga Umbrella mu mwaka w'2007. Indirimbo yamugize umwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi. Muri icyo gihe Chris Brown na Rihanna bari bameze nk'inyenyeri ziri kuzamuka vuba cyane byihuse. Ni gute rero Chris Brown wo muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje guhura na Rihanna wo muri Barbados? Bwa mbere bahuriye mu birori by'umuziki mu mwaka w'2005. Mbere na mbere bari inshuti zisanzwe, bafatanyaga mu mafoto, bifotozaga, bagakora ibiganiro hamwe kandi bagahurira mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Abafana batangiye gukeka ko hari ikirenze ubucuti hagati yabo. Mu mwaka w'2007 ndetse n'2008 amafoto yabo bari kumwe yatangiye gukwirakwira hose. Nubwo batagize icyo babivugaho cyangwa ngo babitangazeho ku mugaragaro, abantu benshi bari bamaze kumenya ko aba ngaba bombi bakundana. Ku isi yose bari bamaze kuba couple y'ibyamamare ikunzwe cyane kurusha izindi. Abafana bababonaga nk'abantu bazabana ubuzima bwose ndetse bazabana karamata. Ahangaha byaranashobokaga pe, ari ubwamamare bari babuhuje ndetse bari bari kuri standard nziza ishimishije. Ariko icyari gitangaje muri byose ari nacyo cyari kigoye, imico y'aba ngaba bombi yari itandukanye. Chris Brown yari umuntu ukunda gusetsa, gukina no gukora ibintu byinshi cyarimwe. Yakundaga cyane kubyina ndetse no gukora imyitozo. Rihanna we yari umuntu wigenga cyane, yakundaga kuvuga icyo atekereza nta gutinya ndetse akakivugira mu ruhame cyangwa akakivuga ku kanya. Iyi mico itandukanye rimwe na rimwe yabaga isoko y'amakimbirane y'aba bombi bakundaga kugirana. Mu mwaka w'2007 ndetse n'2008 iki gihe urukundo rwabo rwari rugikomeye cyane ku buryo abafana benshi batabonaga ibibazo biri inyuma y'amafoto meza babonaga ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye bibavugaho buri munsi. Mu mwaka w'2007 Rihanna yasohoye Umbrella, indirimbo yahitinze cyane, indirimbo yahinduye amateka y'umuziki. Mu mwaka w'2008 Chris Brown yari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe bombi bari bari ku rwego ruri hejuru cyane. Ibigo bikomeye byamamaza byifuzaga gukorana nabo amasezerano. Ibitaramo byabo byuzuraga abantu benshi cyane kurusha iby'abandi bahanzi bakoraga. Amafaranga yabo yariyongeraga umunsi ku wundi. Byasaga nk'aho ubundi nta kintu na kimwe cyashoboraga kubatandukanya. Nk'uko nabikubwiyeho mu ntangiriro, hari ijoro rimwe ryaje rihindura amateka ya Chris Brown na Rihanna mu kanya nk'ako guhumbya. Tariki ya 8 Gashyantare mu mwaka w'2009 Los Angeles yari yiteguye kwakira ibirori bikomeye bya Grammy Award. Abahanzi bakomeye ku isi bari bambaye imyenda myiza, abanyamakuru bari biteguye gufata amafoto y'amateka, naho abafana amaso yabo yose yari ari kuri televiziyo. Muri abo bantu bose bari bategerejwe cyane harimo Chris Brown ndetse na Rihanna. Chris Brown yari afite imyaka 19 muri iki gihe gusa. Rihanna yari afite imyaka 20 kuko Rihanna yarushaga umwaka umwe Chris Brown. Bombi bari bageze ku rwego rwo hejuru rw'ubwamamare.
nta muntu wari uzi ko amasaha make rero yari bukurikireho yari guhindura ubuzima bwabo burundu. Reka mbanze nkubwire ibyabaye imbere y'ibi birori bya Grammy Award nk'uko byaje kugaragara n'ubundi mu nyandiko z'urukiko no mu makuru yatangajwe icyo gihe. Habaye amakimbirane hagati ya Chris Brown ndetse na Rihanna bari mu modoka. Impamvu nyamukuru y'ayo makimbirane yagiye agaragazwa cyane mu binyamakuru, ariko ibisobanuro byose by'ibyabaye hagati yabo byakomeje kugibwaho impaka mu myaka yakurikiyeho. Ariko reka nkubwire icyemejwe n'inzego z'ubutabera zagaragaje yuko amakimbirane yabaye hagati yabo yaje kuvamo ihohoterwa rikomeye. Muri iri joro rero ya tariki 8 Gashyantare, mu masaha make mbere y'uko Grammy Award itangira, ibintu byari byamaze gufata intera. Abantu bari bategereje kubona Chris Brown na Rihanna ku rubyiniriro, ntibigeze bababona. Byaratunguranye cyane. Abateguraga Grammy Award bahise batangaza ko bombi batazitabira ibi birori. Habaye impamvu zitunguranye zitumye batazaboneka. Isi yose yatangiye kwibaza icyaba cyabaye kuri aba ngaba bombi. Nibwo nyuma y'iminsi mikeya hagiye hanze ifoto yatigishije isi yose. Ifoto yagaragazaga Rihanna yakomeretse cyane, yakubiswe yagizwe inere. Iyo foto yahise ikwirakwira isi yose. Abafana benshi ntibabyemeye, bavuze ko Chris Brown atabasha gukora iki gikorwa cy'ubunyamaswa. Abandi bararakaye cyane. Ibinyamakuru byo ku isi yose byatangiye kuvuga kuri iyi nkuru gusa. Mu gihe gito cyane, mu kanya nk'ako guhumbya, Chris Brown wari umaze imyaka mike afatwa nk'umwe mu bahanzi b'ejo hazaza h'umuziki wa Amerika, yahise ahinduka umuntu uri kuvugwaho cyane mu buryo bubi bw'umwanda. Nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano, Chris Brown yashinjijwe icyaha cyo gukubita uwo bakundanaga. Mu rukiko Chris Brown yemeye icyaha, yakatiwe gukora imirimo nsimburagifungo, gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ndetse no kwitabira gahunda z'inyigisho zigamije kurwanya ihohoterwa. Iki cyemezo ni icyemezo cyakuriye impaka nyinshi cyane. Hari abantu bumvaga yuko iki gihano Chris Brown agikwiye, hari n'abandi bumvaga yuko iki gihano kidahagije. Ariko ikintu kimwe cyari gisobanutse, izina rya Chris Brown ryari ryangiritse cyane muri iki gihe. Ibi byaje kuviramo ingaruka zikomeye cyane Chris Brown, kuko mbere y'umwaka wa 2009 Chris Brown yari umwe mu bantu b'abahanzi bafite ejo hazaza heza cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyabaye, ibintu byinshi byahise bihinduka. Radiyo zimwe zatangiye kugabanya indirimbo ze uko zazikinaga, ibigo byinshi byamuteraga inkunga byahise bihagarika amasezerano. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumunenga. Bimwe mu bitaramo yateganyaga kwitabira byarahagaritswe. Mu gihe gito byasaga nk'aho umwuga ushobora kurangiriraho. Ariko nubwo yari ahanganye n'iki kibazo gikomeye, Chris Brown ntiyigeze ahagarara, yakomeje gushyiramo imbaraga cyane mu muziki. Yakomeje kujya muri studio, yakomeje kwandika indirimbo. Ntabwo ingaruka zari ziri kuri Chris Brown gusa, kuko na Rihanna zamugezeho. Ku ruhande rwa Rihanna ubuzima bwe nabwo bwari bwarahindutse. Yabaye umwe mu bantu bavugwagaho cyane ku isi. Abantu benshi bamugaragarizaga impuhwe nyinshi ziteye ubwoba. Abandi bamubonagamo urugero rw'umuntu ushobora gukomeza kubaho nyuma yo kunyura mu bihe bikomeye. Ariko nyuma y'ibyo byose yarahanganye n'ikibazo cy'amarangamutima bikomeye. Mu biganiro Rihanna yagiye atangaza nyuma, yagiye avuga yuko icyo gihe cyari kimugoye cyane mu buzima bwe. Nubwo byari bimeze gutyo, yahisemo gukomeza gukora. Yasubiye nawe muri studio, yasubiye ku rubyiniriro, yasubiye gukora umuziki n'ubundi nk'ibisanzwe. Ni nabwo mu myaka ikurikiyeho Rihanna yasohoye indirimbo zagiye zikundwa cyane kurushaho, nk'iyo bita Road Boy, Only God, What's My Name, We Found Love. Album ze zakomeje kugenda zigurwa impande zose. Rihanna yaje no kwagura ibikorwa, yigira mu bucuruzi, yubaka izina rikomeye ritari ry'umuziki gusa, ahubwo rifatanye na business. Nk'uko mubizi rero, ngaho yaci ni hacu urwango muri ihangana nyine kaba kagomba gucamo. Mu myaka mike nyuma y'ibyabaye, Chris Brown na Rihanna bongeye kugaragara bari kumwe. Byatunguye abantu benshi cyane. Abafana bamwe bishimiye kubabona bongeye kuvugana, abandi nabo ntibabyakira neza. Mu mwaka wa 2012 ndetse no mu mwaka wa 2013 byagaragaye ko Rihanna na Chris Brown bongeye kugirana umubano, ariko uwo mubano ntiwamaze igihe kinini. Amaherezo n'ubundi barongeye baratandukana. Kuva icyo gihe buri wese yakomeje noneho inzira ye. Hashize imyaka irenga 17 kuva iyo joro ryo muri Gashyantare 2009 ryahindura amateka ya Chris Brown na Rihanna. Abantu benshi bibwiraga ko umwe muri aba ngaba batazongera guhaguruka, abandi bibwiraga yuko aba bombi bazahora bafungiye mu mateka y'icyo gihe. Ariko ubuzima bwabo bwakomeje kugenda, isi yarahindutse, nabo bwabo barahindutse. Uyu munsi Chris Brown ndetse na Rihanna ntibakiri ba basore n'inkumi bato bakundanaga mu ntangiriro z'ubwamamare bwabo. Ubu ku munsi wa none Rihanna n'umwe mu bantu bazwi bafite imitungo muri Los Angeles ndetse no mu bindi bice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubabana n'umukunzi wa A$AP Rocky. Ntabwo baratangaza ko basezeranye cyangwa bashyingiranywe mu buryo bwemejwe n'amategeko ku mugaragaro, ariko afitanye abana batatu na A$AP Rocky. Atreson Mayel yavutse mu mwaka wa 2022, Rose Mayel yavutse mu mwaka wa 2023, na Irish Mayel w'umukobwa yavutse mu mwaka wa 2025. Naho Chris Brown nawe akomeje gukora umuziki ndetse yanasohoye album nshya muri uyu mwaka wa 2026 yise Brown. Ubari mu mubano wa Jada Wallace, biherutse no gutangazwa ko muri uyu mwaka wa 2026 babyaranye umwana w'umuhungu. Abana ba Chris Brown bitangazwa ko bazwi neza. Haza Loyalty Brown wavutse mu mwaka wa 2014, hakaza Echo Carter Brown wavutse mu mwaka wa 2019,
hakaza Lovely Symphony Brown wavutse mu mwaka wa 2022, hakaza na Alo Brown wavutse muri mwaka wa 2026. Ngayo nguko umusozo w'ubuzima bwa Chris Brown ndetse na Rihanna baje guhindura amateka yabo. Muri make Rihanna ubu yibanda cyane ku muryango we, ubucuruzi bwe n'abana be batatu afitanye na A$AP Rocky, naho Chris Brown akomeje umwuga w'umuziki ndetse akaba ari umubyeyi w'abana bane. Mwakoze mwese twabanye muri iki kiganiro, naho mu biganiro by'ubutaha.